Hello beautiful people, my babes, murakomeye mumeze neza, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Abakristu n'abatari abakristu nabo ndabasuhuje, sinzi uko musuhuzanya ariko ndabasuhuje. Abasilamu salamu alaikum, abakristu Yesu ashimwe, shalom aho muherereye hose. Ndashaka kubabwira ko mbakunda, mbishimira, Imana ibahe umugisha. So uyu munsi hari abantu benshi cyane cyane ku kazi bakunda kumbwira ngo Nomingo wagiye ngo wigisha abantu ngo gukora, ngo ukigisha abantu ubuzima wanyuzemo, ngo kubera ngo ufite ibintu byinshi wagomba gusangiza abantu, kubera abantu benshi munzi kuri Naomi na Dadu tuvuga ubuzima bwacu bwa fiançailles n'urugo, ariko ntabwo nigeze mvuga about ubuzima bwanjye bwite nyine ngo mbyinjiremo. So uyu munsi rero ngewe experience z'umuntu ziba zitandukanye bitewe nuko yakuze cyangwa se nahavuka, ariko wowe ugifungura iki kiganiro mbabarira ntiwihutishe, wumve ko harimo ibyakugirira akamaro, kandi niyo bitakugirira akamaro hari umuntu muziranye byagirira akamaro, n'uwo muntu mutaziranye hari n'undi mwazahura byagirira akamaro. So mbabarira rero ntiwihutishe iki kiganiro kirebe kirangize umena comment. Ngewe rero nkunda kubwira abantu ko ndi muto, ariko imyaka yanjye sinyihisha, ntabwo aba ari uko ndi kwirata ku muntu ngo ndi muto ngo iki oya, ahubwo mba ndi kukubwira ko igihe cyawe n'imyaka yawe ugomba kuyikoresha, kandi igihe cyawe ni iki ngiki ufite, ntabwo ari ikindi kizaza, uyu munsi n'uwo ufite. So ikiganiro cy'uyu munsi rero ngo haye ikaze. Ikiganiro kiravuga kwigira, donc ubuzima bw'umuntu wowe ubwawe ukigira. Iyi ni part 1. Ndatangira gatoya mbabwira akantu gatoya ku buzima bwanjye. Nyiri umwana, njyewe iwacu tuvuga turi abana 8, sibyo? Abana 8, ariko tukaba dufite papa wacu yarapfuye, noneho mama wacu akagira undi mugabo ari we stepfather wacu, tuvukana nyine n'abo bana barumuna banjye, niwe rero wadutaye. Ni murabyibuka ko story nigeze kuvuga ko yadutaye akagenda. Ubwo urumva twasigaye turi abana nyine, nta papa tugira udufasha utureberera. Ikintu cyakurikiyeho rero, urumva umubyeyi w'abana 8 harimo twebwe n'abana batoya barumuna bacu batoya, urumva byari bigoye kudusiga n'ahantu turi. Rero nsubiye inyuma gatoya nkiri umwana, ubwana bwanjye ukuntu nakuze, buriya niba uri kwireba ukareba wowe ubwawe, ukareba hazaza hahise hawe, uburyo wari witwaraga uri umwana biraguha future y'ukuntu wowe umeze naho uzajya uko bizaba bimeze, ko ibintu byose bihera ukiri mutoya. Njyewe narezwe na mama, n'uwo mugabo wa mama ataragenda, ariko uwo mugabo wa mama to be honest sinjya mbeshya, ntabwo yigeze amfata nabi ngo nkubite. Ibintu byahindutse nyuma, ngo nkubite yewe sinjya mbeshya. Araturera nyine tubasha kwiga amashuri matoya, primaire tujyana secondaire. So ibintu rero byatangiye guhinduka turi secondaire, ariko nyine primaire nyine nari umukobwa wo mu rugo, wogije abana, wogije ibyombo, wakoropye, warebye nyine bya mirimo y'abana mu rugo abakobwa. Nari muto ariko nkakora ibintu by'umuntu mukuru, nkita kuri barumuna banjye, nkita kuri mama, nkita ku rugo, sinabungaga, sinazereraga. To be honest, abantu munzi murabizi jewe sinagendaga. Mama wanjye rero yanshizemo ikintu cy'uko nambonana n'umukobwa cyangwa umuhungu nuko bitana nawe. Vuba nari wa muntu utinya mama cyane, ko yagiraga amahane ku rwego rukomeye, noneho akandinda gutuma ntajya mu kigare cyangwa se mu gakungu ko nabyita. Rero ngewe nakomeje kumvira mama wanjye ku buryo batangiye no kunereta, nkajya mwibwira ko banerese, nkamwohereza impapuro banyandikiye,
nkamubwira simuhishe n'abantu bakuru banarita nkababwira muzaze mubibwire mama. Ni ukuvuga ngo mama wanjye yari yanshyizemo ikintu cyo kuvuga ngo nta muntu n'umwe ugomba kwizera w'umugabo cyangwa w'umukobwa. Impamvu yambwiraga umukobwa ni uko yambwiraga sitori z'abakobwa bashika abandi bakobwa bakaba babajyana ku basore bakabatera inda, nyine akumva adashaka ko nzagera muri iyo level y'uko natwaye inda. Excuse me. So sorry, telefone yari impamagaye muri hangana. So Mwange rero yangaga ko ngewe njya mu gakungu k'abakobwa kuko yarazi abantu benshi byabagendekeye gutyo, akavuga ati umwana wanjye batazamutera inda cyangwa se agahura n'ibindi byago. Mwange yarankaniraga kuri rwa rwego ngiye ntamukundaga ku rwego numvaga nyine mbangamira ku rwego rukabije. Ariko ubu ngubu kwa ko nakuze nkaba umumama nibwo numva ibintu yankoreraga nyine ko ntago rwari urwango ahubwo byayikundinda, kandi ibintu yankoreye byaramfashije muri ubu buzima ndimo. First of all, ibintu byamfashijemo mama kugeza n'ubu ngenderaho ntago ngira inshuti nyinshi. Agakungu muntu tureba niba ufite ikigare cyangwa agakungu ugenderamo menya ko byaranze. Simvuze ngo ntugendane n'abantu ntuvugane n'abantu niba ari ko bikunda niba ari ko bishaka, ariko ujye umenya ko ahantu ese aho hantu ntugomba kubarizwa. First of all, ari abantu bakunda kuba mu kigare kugira ngo bamenyekane. Hari abantu mukunda kuba mu kigare kugira ngo mwumve ko mukunzwe, kandi uri kwibeshya ntabwo ukunzwe. Urugero, hari abakobwa b'abakire baba bafite iwabo bakize, noneho kuba iwabo bakize ugasanga wowe umwana udakize cyangwa se wavukiye mu muryango udakize, mwahuye wenda rimwe aragusuhuza ushaka ko muba inshuti cyane bikaremera, ngaho basohotse ahantu bakavuga wenda turakoteza 100,000 tujya ahantu tujye Dubai se cyangwa se 500 ninde tuzajya, ugakora ushaka ko muba muri kumwe, ukaba wagiye ukoze ibintu bitari byiza kugira ngo babantu mugire mube muri kumwe, ugujije amafaranga kugira ngo babantu mube muri kumwe, nyine kwishira ahantu utagomba kuba kugira ngo bakubone cyangwa se bagukunde. Hari abantu twaguraga urukundo ngo abantu badukunde, ariko none asiko bikiri. Ukumva ukeneye gukundwa. Rega gukundwa nta muntu utabikunda my dear. Nta muntu utabikunda. Urukundo umuntu wese aba yumva rukeneye. Nushaka uburi minister, nushaka uburi iki, umuntu wese akeneye gukundwa. Umuntu wese akeneye kuvugwa neza. Nta muntu udakunda ibyo bintu. Sibyo, nuko isi tubamo buri munsi ibintu bigenda bihinduka n'abantu bahinduka, ariko nta muntu udakunda gukundwa cyangwa kuvugwa neza. Uwo mama wanjye rero kuguma ankanira gutyo, nanjye nafashe uwo murongo numva yuko ubwo nyine nuko nta nshuti ngomba kugira n'iz'abakobwa ntazo. So rimwe rero nari mfite umuntu dusengana nari meze nkaho ari inshuti yanjye icyo gihe, ariko ntabwo byari cyane ahubwo nuko twasenganaga. Mama ntabigireho ikibazo akavuga ati ubwo basengana wenda ntaribi. Rero umukobwa wacu bigeze kwimukira i Rwamagana narabibabwiye, hanyuma amaze kwimukira i Rwamagana ngewe ngaruka i Kigali. Ntabwo nari bushoboye ibintu byo mu cyaro rwose, narakuriye i Kigali. Bimukira i Rwamagana kwa kundi nyine ababyeyi bavuga ati ibintu inzu yacu turayisiga, ntabwo twayigurishije, ariko baravuga ati tugiye i Rwamagana niho ibintu byoroshye. Byabaye muri quartier nyine abantu benshi bigira mu cyaro. Just ni experience bashakaga ngira ngo ko nundi twaragarutse. Abantu benshi bafite ingo iwabo barabizi ko hari ibintu ababyeyi bikoraga bakavuga ngo tugende mu cyaro just kureba uko ubuzima kandi butanze cyane i Kigali, ariko bakagenda bakazagaruka. Ubwo rero ni muri ubwo buryo byabaye. Uwo muntu rero sinshaka kumuvuga izina kugira ntamukomeretse cyane ntakomeretse bene wabo. Uwo muntu rero twasenganaga, naraje mbana nawe nkora akazi. Gihe natangiye gukora akazi ndi muto cyane ndi muto cyane ku buryo wakumirwa. Sindi buvuga umwaka ariko nari muto bikabije ahubwo batanamfunga. Excuse me. Rero muraza kwihangana kubera bari kumumagara cyane kuri telefone, ariko murabyihanganye. Nuko pe cameraman nibwira no muntu ko ndi mu kiganiro. Allo? Wiriwe.
ejo ntabwo wayibona, reka nze nkuhamagare ndi mu kiganiro. Nuko mama wanjye rero ubwo twaraje, njye naragarutse mba kuri uwo mwana w'umukobwa yabanaga na papa we gusa. Mvuga ngo ntago byari bibi ku buryo umwana w'umukobwa kumfasha byari ikibazo, ariko nawe arabizi yambereye umwana mubi, aranyirukana nijoro. Sinjya kuvuga details, anyirukana nijoro areranye na mama wanjye, ariko kunyirukana nijoro niko kabi, niko ndi bushiremo ko ibindi sindi bubivuge. Anyirukana nijoro cyane nka saa 4 z'ijoro, saa 5 niba nibeshye neza, imvura iri kugwa. Nubwo wampemukiye wa mwana w'umukobwa, ariko wampaye isomo ry'ubuzima n'ubu ngenderaho, ko byatumye nimenya ngo I have to be careful muri iyi si, no one to trust. Nubwo mama wanjye yari yarabimbwiye, ariko warankomeje nyine. Nubwo wampemukiye, ariko byaramfashije kandi njye narakubabariye, nta kibazo. Nunabyumva cyane babikoherereza, njye narakubabariye. Niyo utanansaba imbabazi, niyo utanabyemera, ibyo ni ikibazo cyawe. Nuko ubwo nyirukanye rero, urumva nta handi hantu nari mfite ho kuba mw'abantu. Iryo joro mama wanjye aba i Rwamagana, nta muntu n'umwe nzi, nta muntu ari bugende mu rugo rwe ngo brr ngo pa. Hari umwana rero twiganye gusuka, nize no gusuka nubwo ntabyo nkora, ariko nabyo narabyize. Ngiye nize ibintu byinshi. Nuko ntabwo namuhamagaye, ahubwo icyo gihe umuntu nari mfite wankundaga, waneretaga, njye natereswe ndi umwana, to be honest, bakuru kandi nateretwaga n'abana, naterwaga n'abana bandusha nk'imyaka 20, ariko njyewe umuntu wese wanetaga mama yabaga amuzi. Ubwo anereta nyine icyo gihe niwe namuhamagaye, araza arantwara mu mvura, ko yari afite imodoka icyo gihe. Ariko turi kugenda mu modoka, aparika ahantu, mbona wa mukobwa twiganye ibyo gusuka. Mubwira ukuntu ibintu bingendekeye, ati ngwino tubane. Ndagenda turabana nawe, ni ukuri warakoze kunyakira, Imana izaguha umugisha. Tubona nawe mu kazu ka k'ibihumbi 8 icyo gihe, ni kera, 8,000 icyo gihe. So kuza kuvuga story y'umuntu hano imbere yanyu, ntago ari uko aje kubarata uko yakize. Oya, ni ibintu byagufasha mu buzima, niyo bitanagufasha byafasha n'abandi. Ntago turi guhangana hano, urumva. Nuko hanyuma rero natangiye ubuzima bwo kwibana. Umushiti wanjye twakorana nawe, yarakoraga nanjye nkora icyo gihe, akajya ku kazi nanjye twakora amashift atandukanye. Narakoraga ndumva hari nko muri 2014 niba nibeshye, 2014 cyangwa 2015. Nari muto, umva imyaka mfite uyu munsi ugereranye n'icyo gihe, ari muto cyane. Natangiye ndakora, menya gufata inshingano ndi umwana, menya kwigira ndi umwana, menya ikibi n'ikiza ndi umwana, menya ko ikintu cyose ngomba gusharinga mama wanjye akambwira, ko niwe muntu nubwo yanteshaga umutwe, ariko niwe muntu nabwiraga nyine ngo ati bigenze bitya, no kukura mwereka yuko ngewe ibintu ashobora kuba yarantekerejeho, cyangwa se ababyeyi bose batekereza ku bana babo we atazatwara inda, ugomba kumwereka ko ukuntu yagutekereje atari ko bizagenda. Urumva n'amagambo bamuherezaga bamubwira, umwana wawe nyine, urumva umukobwa uri Kigali, mama we atari Kigali na papa we, nuko biba bimeze. Baba bamuhereza amagambo, ntabwo ari gitangaza, bamubwira umwana wawe yerere. Nuko abantu dusengana ndabasuhuje, kuko mwarankomerekeje, ariko namwe mwaramfashije cyane. N'ubu ngubu rwose ibintu mwankoze mbigenderaho. Nuko njyewe rero nakuze ndi umwana wo mu rusengero, nkunda Imana n'abantu, abantu bayo. Ndi umukobwa rwose ukunda gusenga, ngasigara mu rusengero nkora isuku mu rusengero. Abantu benshi barabizi dusengana, ubu niho nsengera, but we don't judge. So abantu rero bo mu rusengero iwacu, sinje kubavuga nabi, ntabwo muri mentioning izina ry'umuntu hano, ahubwo abantu bo mu rusengero hari ukuntu bababaza umuntu ntibanamenye ko bamubabaje. Niyo banabimenya ntibaze kugusaba imbabazi, ahubwo igihe cyagera runaka bakatinga nkaho nta kintu cyabaye. Njye ntabwo mbikunda. Niba warambabaje cyangwa waritwaye nabi mu buzima bwanjye, ntiwiza wimbona ngo wigire nkaho
tumeze neza tumeranye neza, unsuze nk'umuntu rwose wari ukumbuye uzi unyibutse ukuntu twabanye kandi tutarabanye neza. No, njye ndabyibuka, ntabwo nyibagirwa, ndabyibuka ibyo wankoze, ibyo wankoreye ndacyabyibuka. Birasaba ko utera intambwe ukabirangiza. Kuba narakubabariye ntabwo bivuze ko nibagiwe. Ntimukajye mwakitinga nk'aho tutabyibuka, nk'aho twari abana tutibuka. Turibuka. Kandi kugira ngo birangire nuko utera intambwe ukambwira ati nakwitwayeho. Si ngombwa no gusobanura ibyo wankoreye. Nakwitwayeho nabi, sorry, ntabwo byagenze neza. Kuba nakubabariye mbere y'igihe cyo kutsaba imbabazi ntabwo bivuze ko nibagiwe. So rero niba utabikora gutyo ntabwo bizakunda ko twongera kuvugana. Yewe buriya ndi umuntu ucecetse ariko abantu ntibabizi. Ndagucecekana bikakurenga. Nzi guceceka ahandi ushobora kugira ngo hari ikibazo kindi mfite. Oya, ahubwo nuko nyine nahisemo guceceka. Nzi guceceka, nzi no kuvuga rwose cyane. Muranyihanganira ndebe no message. Ariko hano ntabwo tuje kuvuga inuze, ntabwo tuje kuvuga ko nzi guceceka. Nje kubabwira ko ibintu byose ngenzi kubigendamo neza. So ubwo rero nakomeje gukora nkorera amafaranga ya mbere nakoreye ndumva narayahaye mama. Narayafashe nyahereza mama, andi njya kuyaryamo umureti nari nshonje. It's like sinzabyibagirwa uwo munsi mpembwa amafaranga ya mbere. So igihe cyarageze rero, aka kazi nakoraga, umukobwa wankoreraga amashyari ntanataba, to be honest. Niba uri mu kazi ufite umuntu ukwanga kurwanja ko bakwirukana, rero nta hose byahozeho. Nayo ifite umukobwa dukorana arangije aranyirukanisha kubera ishyari. Njyewe nari umukobwa tutavuga, sinajyaga mu bagabo, nakoraga muri salo icyo gihe. Ariko harimo salo yo kogosha abagabo bakaza tukaboza mu mutwe. Ariko nari umukobwa nyine, ahantu twakoreraga habaga hapfutse, ariko hapfukiye ahantu hatandukanye. Njye ni umukobwa ariko ari ngiye ubanza, ku buryo ahantu nakoreraga njye nuzamo abagabo mu mutwe winjiraga undeba, ntabwo hari hapfutse. Ariko kuba uwo mukobwa hapfutse hadutandukanyije, ku buryo rero nta kintu kibi njye nari gukora kuko haragaragaraga. Noneho rero uko abagabo nabozaga mu mutwe bwa mbere, noza abagabo nabamenaga amazi kubera ubwoba bwo gukora ku mugabo. Bakabona nyine ko ntari wa mukobwa uzi abagabo, ntari sharp ku bagabo, bakanyikundira, tuzabimenyera, bakanyera amatipa. Niba ari ishyari rero ryabiteye, anyirukanishije njya gusaba akazi. Kandi jewe sindicaraga, nashakaga akazi. Ariko mwibuka ko nizi iby'imisatsi, nizi ibintu byose, ariko ntago ndabikora, ntago ndabishira mu bikorwa. Niko nakoraga imisatsi nyikoreye, ngakorera nabi wacu, ariko ntabwo najyaga kubishyira ku karubanda ngo mvuge ngo nta kazi. Ariko nari mbizi. Mbonye ibintu byo muri salo, buriya ikintu kizagukiza muhora muri kumwe mugendana. Njya gusaba akazi ko nari nzi guteka. Ndavuga mama yanyishije guteka, njye gusaba akazi ko muri resitora ko guteka. Nibatakama barahama ko gukora amasuku cyangwa guseriva. Ndagenda sindi yavuge. Mugabo musaba akazi, ndamubwira ati tuzajya umemba 40,000. Ati wapi, nzaguhemba 25. Ndavuga nta kibazo, pfa kuba uzayama. Ndatangira ndakora, ndaseriva. Hari n'abantu byisi bambonaga nuko batanyibuka n'igikondo. Ndaseriva, maze guseriva kwezi gushize natse umugabo amafaranga arayanyima. Aramwa ngo kugira ngo amafaranga yawe ngo turyamane, mw'abantu mwe wakoreye amafaranga yawe warushye kugira ngo banayakwishyure ngo muraryamana. Ariko wa mugabo ubu ngubu rwose iyo umbonye wumva umeze ute ko nzi ko uhari. Umuntu abonye byanze ndavuga ntacyo yagumanye, narushye nakubiswe. Uri kumva mama wanjye aracyari hehe? Wamagana. Bivamo, ndagenda nshaka akazi ko mu kabari. Hano rwose ari akantu akazi bari gushaka abakozi. Ndagenda, arambaza se wa mwana we wishipo ndende uzashobora gukora mu kabari? Numva nyine nta kintu ntashobora. Naragiye nakoze umunsi umwe mu kabari, birananira ndataha. Ndagenda rero nsenga Imana, ndayibwira nti Imana ndumva nagerageje. Nta muntu n'umwe nari mfite umfata akaboko ngo ambwire ati mwana ngwino tugende nkwereke ukuntu bakorera amafaranga, nkwereke ukuntu wakira, nkwereke. Nta muntu n'umwe wigeze umfata akaboko.
ariko ibintu umuntu atakorewe ngo ntiyabikorera abandi, igihe ibintu ahubwo abantu batankoreye nibyo ngiye nkorera abandi, kuko ngewe kuko nzi ko nta muntu ugeze akaboko ngo akira tugende, ngewe ngerageza gufasha abantu nubwo ntabizana kuri kamera hano ngo nafashije kanaka, nibiba ngombwa uzabibona kuri kamera, nibitaba ngombwa nta n'ibyo uzabona. Nuko ubwo rero igihe cyarageze, ndavuga reka mpamagare wa Muhinde wanyigishije ibintu by'imisatsi, numve ko yamfasha akampa product nkamwishyura nyuma. Aje arambwira ngo ntabwo byakunda ko ama product zirahenze, ngo kereka nzanye amafaranga 300,000. Icyo gihe niko yambwiye. Ndamubwira se ko ntayabona ari menshi, ndavuga ntacyo reka ngerageze. Natse mama amafaranga 60,000 niyo yamaye, nanjye nari narasevinze 60,000 niba nibeshye. Ndamubwira uwo Muhinde ndambwira ko mfite 120, ntago wamfasha ukaba umpaye basi utuntu dukeya nangiriraho. Imana yaramukoreyemo, ndatangira gutyo, aramereza ndatangira gutyo. Nangira ariko numva nyine atari ibintu nzakomeza cyane, kuko byari birimo kundushya, nirwa nzenguruka njya gukorera abantu, ariko mfite umuhate mvuga ni hari ikintu bizageraho. So muri make ngewe ukuntu nakuze mfite inshingano kandi ngomba gukora, kandi nkerekana ko ubuzima ndimo ngomba kubihindura ngiye ku giti cyanjye, nta muntu umfashije. Impamvu ndi kuba kino kiganiro, abakobwa cyangwa se abadamu mwese muranyandikira mukambwira ngo mbafashe. Mu by'ukuri wowe unyandikira ngo nkufashe, naguze abandi bantu banyandikiye ngo bafashe bagenzi bawe, muri benshi sinshobora kubafasha ngo mbarangize. Hari n'umuntu nihorera kuri WhatsApp yanyandikiye nkamwihorera, agakoresha indi nimero kandika, ngasanga ni umuntu umwe wanditse ari nka message 5 kuri nimero zitandukanye. Uri kubyumva? Ntabwo mwese nabafasha, nta nubwo mwese nabahaza, ntabwo bikunda. Mwige gukora, mwige gushaka amafaranga, mureke umutima mubi n'inzara mufite zo gushaka ibintu mutavunikiye mutakoreye. Ntabwo nje ahangaho kubatuka, ahubwo nje kubagira inama. Kura amaboko mu mufuka ukore, nicyo kintu cyonyine kizatuma wumva utuje, wumva guhora usaba umuntu. Umuntu se ko nshaka kuguha 20,000 ukabirya, ejo byakumarira iki? Ikintu cyose kuri iyi si gisaba igishoro, ndabizi. Ariko kandi iki gishoro ukagomba kukibyaza inyungu, ariko biragusaba mu mutwe, kandi biragusaba kuba umeze gutya muri ibintu bitatu. Ugomba kuba uri umugore udafite agakungu, cyangwa umukobwa udafite agakungu. Umukobwa udafite agakungu cyangwa umukobwa utagira inshuti nyinshi abameze gutya mu mutwe. Muri kunyumva? Ntabwo mvuze ko abafite inshuti nyinshi muri ibigori cya beg utaza kunuka, oya. Ariko ijanisha ngiye nakoze n'ibintu byose nasomye, umukobwa cyangwa umudamu utagira inshuti nyinshi, utagira agakungu ameze atya mu mutwe. Wowe urisuzuma urebe, uyirebe wowe ubwawe urabizi. Kuko navuze ko hari umuntu uhora mu kigare, twese tukamubona yasohotse ari kumwe n'abashuti benshi nk'igihumbi, ariko ari we wigura kugira ngo uri kumwe n'izo nshuti. Ari we wigura kugira ngo bagusohokane, wishpaze. Mama ko nakumva ngo abantu barishwaza, murishpaza. Mwishpaza ku nshuti zanyu. Ubona umukobwa mwiza ukavuga ngo reka dufatane Snapchat ngo duposting, n'umuzi ni guki mubona. Just babone ko muziranye, ibyo babyita kwishwaza. Muri kagiye mwishwaza. Urumva? Ujya ahantu muri anniversaire, abantu bose bo muri anniversaire bagiye muri anniversaire, ukaba ufite amafoto yabo muri kumwe kugira ngo werekane ko aba bantu muziranye. Oya. Be smart. Wowe reka kugenda wasaza abantu, ubona abantu bose abantu barakubona akakubona ko ntago wuzuye. Wowe erekana ko uri utuje, tuma bagukunda, wituma wowe ubasanga. Ngewe nkunda kugira inshuti. Nukuri mujya mubimbaza abantu benshi n'abanyamakuru bakunda kubimbaza ngo kuki nagira inshuti. Ngewe ntabwo ari uko nagira inshuti. Ngewe inshuti ndazigira, ariko ngira imwe yakanga nkafata indi imwe, yakanga nkafata indi imwe. Do you hear me? Imwe
byakwanga nkafata indi imwe, byakwanga nkafata indi imwe. Njye ntabwo nkeneye kugira stress z'ibibazo by'inshuti. Inshuti yanjye ndayikayaringa, inshuti yanjye ndayikunda, nkayitaho, nkayifasha mu byo nshoboye, nkayereka n'uburyo yakorera amafaranga. Mufite muri benshi rero ntabwo ngiye nabishobora, ntabwo nzi kumanaginga ubushuti, ntabwo nzi gutendeka, muri make byarananiye. Kandi mwibuke nyuma nababwiye ngo mama wanjye niwe wabiteye. Ntabwo tuzahura uri umukobwa ukunda kugendana n'abantu benshi, uri umukobwa utazi ubuzima, ngo bizakunde ko tuba inshuti. Ntabwo bizakunda. Hari imyumvire yawe, hari kategori yawe mu mutwe ugezeho, nanjye nitubihuza ari tuzahora dushwana, cyangwa se ntabwo bizakunda bitewe n'uko wowe wimereye. Ndabizi ko abantu bose badahuza, ndabizi ko abantu bose bateye bitandukanye, ariko ntugakunde kwishwaza, ujya kwishwaza mu bantu. Ubonye umuntu yasohotse, inshuti 3, wenda tuvuge muri inshuti enye, 2, ubonye 3 basohotse wasigaye, ko mutanjyanye, sheri ntabwo twakubwiye, hari abantu batubwiye ngo badutume bitunguranye, ariko tutatugenda tutakubwiye, sori butatuzakubwira. Run. Muricaye muri kumwe muri inshuti enye, ubonye 2 bari kugenda bongorerana utuntu ntubizi, uri aho ngaho uricaye muri snap muri kwifotozanya, wasetse, bapostinga ukabona wowe uri ahantu mu gapembeni ukuntu ntugaragara neza. Run. Run. Uriya muntu ndamukunda, mbona akunda gufata kuri TikTok ibintu byiza, mana we tubaye inshuti byari byiza. Hello, uriya muntu ntabwo muzi. Uriya muntu mbona akunda gutravalinga, uwaba inshuti nawe byatuma nanjye ngenda mu ndege. Ejo rero wifitiye agatima gatoya keza, uri agasugi mu isi, niko njya mbwira abantu ngo abantu ni isugi mu isi. Uri agasugi mu isi, ntuzi iyo biva n'iyo bijya, kubera ko uwo muntu wamushamadukiye kubera ubuzima ariho, nimubisha utakakubwira ngo kora icyo uzajya ukora kugira ngo utamutakaza. Kandi icyo kintu ari kibi yakubwiye, atari cyiza. Tujye dusenga Imana iduhe inshuti nziza kandi z'umumaro, kandi inshuti zidukunda bitari uburyarya. Inshuti ushobora kujya ahantu bari kukuvuga ikakuvuganira ikanarwana kubera niyo nshuti ukeneye. Ntabwo ukeneye inshuti zirwa zigendana ngo zagiye Dubai, ngo ukabona ngo zagiye Dubai, ngo zagiye ngo Turkey, ngo zagiye he, ngo wowe warasigaye, ngo wasigaye mu majyambere. No. Mbere yuko ubishyize n'umuntu ujya ureba wowe ukuntu uteye, urebe ko uwo muntu bizava. Ntabwo abantu duteye kimwe, ndabizi, ariko hari ukuntu connection yawe n'uwo muntu igihura, ukumva muri guhuza, murahuje. Urukumva. Rero ikintu ndi kubabwira nje kubigisha nyine kugira ngo wige kwigira, nubwo byaba bigusaba igihombo kingana iki, nubwo byagusaba gusubira inyuma mu myaka 2, ariko uzi neza ko mu myaka 10 uzaba uri boss ready ku giti cyawe, uzatera inyuma, usubire inyuma ugaruke. Aho gukomeza imbere uri kuyoba bikagutwara indi myaka 10 uri kuyoba, subira inyuma gato wongera ugaruke. Ntacyo bitwaye guhomba, ntacyo bitwaye guhomba, ntacyo bitwaye. Ikibi ni uguhomba, ugahombana mu mutwe ari 0, ukicara ukavuga ngo none se ngo nabigenza nte. Ni hahandi havamo ishyari, urwango, ukicara uri kuri telefone wabona umuntu uteye imbere ngo nguyu nawe se ubu ngo bari kurata iki. Uzi impamvu uvuga gutyo ngo uyu nawe bari kurata iki? Wowe umutwe wawe nta kintu kirimo. Urashaka urasaba ngo bakugaburire. Urwango birakuzuye kandi kigeretse, ntago wa blessingwa n'Imana kubera ko uteye gutyo. Wanze gukora ngo aka kazi sinagakora, ngo batanseka, kubwo se ngo bansetse, kubwo se ngo bigenze gutyo, wego ko ngo reka ngo ngende umusirimu uzabaze ni wacu nta wapfuye iryo. Wakuze uri umwana wo mu bakire, iwanyu bishoboye, ariko ayo mafaranga yari iwanyu ntabwo yari ayawe. Niyo mpamvu uyu munsi tukubona ukatwihisha.
kubera ko nyine ibyo byari iby'iwanyu ntabwo byari ibyawe. Usibye ko hari ababyeyi bafasha abana babo bagakomeza bakaba bakire, ariko ababyeyi namwe ndabagaya kubera ko uwo mwana n'ubudahari bizagenda gute? Umuhaye amafaranga igishoro cya mbere miliyoni wenda 10, aragiye arayakoresheje birapfuye, nta na kimwe aguhaye, arakubwira ati byaranze mama, umuhaye izindi 10 biranze. Uwo mwana ko kurumva atari wamwishe, niwe wamwishe. Gufasha umwana ntabwo bivuze ngo uramuhaye wojya. Fata umwana umujyane mu buzima, umwigisha ubuzima. Kandi niyo n'umubyeyi undeba ugifite abana batoya, umwana w'umukobwa, ndavuga uti umwana w'umukobwa, nta kuntu waba ufite abana b'abakobwa bangana nanjye cyangwa bari munsi yanjye ho gatoya 5 cyangwa 3 ngo ufite n'umukozi mu rugo. Abana nta kazi bagira ngo ufite n'umukozi, bari gukora iki se? Umwana azi gukuba isafuriya, umwana ntazi guteka n'icyayi, ntazi guteka. Mama kera ajyaga ha abakozi ikizamini ngo uzi gukaranga icyayi, kugira ngo tumenye ko umukozi azi guteka. Twumvaga ibyo adusubiza ngo iki cyayi se kugikaranga, gusa gufata igitunguru twatumenya ko utabizi. Undi yaza ati ni gukaranga icyayi ntabwo biba, ahubwo nzi ko bashira n'ibi twumva ko abizi. Nimukigire jorokoni kandi nta kintu muzi. Kuba warize cyane, warize segonderi, ukiga universite, ntabwo biguha uburenganzira ko ubwenge buzi. Ufite ubumenyi bwo mu ishuri nibwo uzi, ntabwo ubwenge bwo mu hano ubuzi. Kumva ko narize cyane sinshobora gukora kano kazi. Eko ko njyewe kanaka mwene kanaka nkora kano kazi, nuko bamwirahira. Bacu apfuye iryo siko muvuga, nayo wanyu bapfuye cyo ko uzapfuryo. Mukura amaboko mu mufuka mukore, niyo byagusaba gusubira inyuma. Niko nababwiye, ntabwo tuzangaha mutubona gutya ngo tuje kubirata ngo ibyo twagezeho. Oya, hari abantu nyine mutekereza ko tubirata kuko niko mumeze. Nta kintu twakora ngo mutwumve cyangwa mudukunde. Niko mumeze. Ariko ikintu ndi kubabwira ni kimwe, buriya umuntu wakoze uzi agaciro ko gukora akazi guhera hasi akazamuka, uwo muntu nta mutima muba bagira. Murabizi ariko kuko abaza aho yavuye yarahivanye, ntabwo yabyutse ngo ibintu asange bimuriho, yarahivanye ahageze niwe uhigejeje. Rero biragoye ko umuntu agira urwango n'umutima mubi. Ndashaka kubabaza, iyo byuka ukajya kuri telefone, iyi telefone yawe ubukira nta n'igihumbi winjije, wumva nta kibazo? Uri kuri comment, ewe uyu muntu simukunda, ko si yaba ari mu biki, ego ko busungu igihe yahereye ngo ubusiyu nawe ngo ego ko wabuze amafaranga aho yashira, iyo yafashamo imfubyi bukira ari ibyo uri mu telefone yawe ikazima, nta gihumbi winjije. Hanyuma mu gitondo ejo ukabura amamega, ukavuga atego ko noneho mega ziranshiranye, ugafata umunsi ugatega ukajya mu mujyi hariya muri Cafe Zone, haba hari wifi z'ubuntu, ukicara ugatangira guteka imitwe, ukavuga uti reka nze nandikira umuntu mubwire ko mburaye, nabonye kano kagore nubwo ntagakunda, reka mbe nabonye kagira umutima mwiza nubwo ntagakunda, karama wenda na 5, ukanyandikira, urabona ndagukunda ariko reka mbabaze hagataho. Kunkunda kwanyu bisobanuye ko mbaha amafaranga? Ntabwo urukundo ngiye ndugura, simbasobanuye ukuntu byagenze, ntabwo ndugura urukundo rwanyu, ntabwo ndugura. Ugomba kunkunda ubishaka cyane umundi, nta kibazo, ntabwo rero mbigura. Muri kunyumva? Ukandika ati nabonye ndagukunda, uri umumama mwiza, nkavuga urakoze, nuko bitangira. Hashira iminota 5, ariko mfite ikibazo nyine umfashije ukampa igishoro. Izo message ubunyandikira hano kuri telefone, haba ari nk'abandi bantu 10 banyandikiye. Ikintu nkora ndakwihorera, singusubize ngo nakubabaza, ngakwihorera. Kubera iki? Wa mugore we sinkusi, ngiye narabivuze sinkusi.
utekereza ko kunyandikira message unsaba amafaranga ngo y'igishoro ari we muntu wenyine unyandikiye? Niko kura amaboko mu mufuka wa mugore we, urumva? Wa mwana w'umukobwa kura amaboko mu mufuka, wigire, wikunde, ujye wiha intego. Urugero rwanjye jyewe ntago niyemera pe, ntago nirata, nta nubwo kumumbona kuri social media ariko meze, ariko iyo umuntu ashaka ko musuzugura cyangwa mwirata undi abikora. Bose nkunda umuntu umenyera cyangwa usuzugura, namwe simbikunda. Iyo rero ushaka ko tubikora turabikora, turabikora rwose. Nirengagije ko uri umuntu umeze ute, nanjye ndabikora. Nta kuntu uza kunsuzugura, uransuzugura se kubera iki? Urantunze? Iyo bigezeho gusuzugura turasuzugura ko turi abantu. Ariko iyo umuntu akubashye nawe uramwubaha. Niko bimeze. So icyo nari ndikubabwira rero ni iki? Njyewe ngira inama umuntu y'icyo yakora cyaguhindurira ubuzima ngendeye ku cyo ufite. Uri kumva? Icyo ufite ni iki? Ni kiri mu mutwe wawe. Ushobora kuba nta mafaranga ufite ariko ufite ikintu kiri mu mutwe, ku buryo icyo kintu kinsobanurira neza. Umwana wanjye ari kusakuza mwihangane, ku buryo ukisobanurira neza nkumva uwo muntu koko icyo kintu yaragipanze kiri mu mushinga warawufite, nkakubwira ni bino bintu wabigenza gutya, tubikore gutya. Ikintu ubura gusa ni ugutinyuka. Hari abantu hano batinya inshingano. Mutinya inshingano gute? Muri abakobwa, muri abagore, mutinya inshingano, mutinya ibintu mutinya ko watera imbere nka runaka. Ego ko mama se uriya yaragafashe, nabuse uranamugeraho. Ego ko mwana uriya bakire se. Oya, nta muntu byandikiwe ko ari umukire. Ubukire no bwishakamo. Nta muntu hano kuri isi ugomba kuba umukire undi akaba umukene, ni wowe ugomba kubihitamo. Ntugasuzugura akazi kose ukora. Ntabwo uza ahantu ako kazi kawe kazakugeza. Eske tureke n'akazi gaciriritse, ako kazi ukora ukitwaramo gute? Wirirwa guteranya abantu, abakozi bukorana, wirirwa ufitiye ishyari abantu mu kazi ako gato ufite. Nugakora neza usuzugura bosi wawe, usuzugura nyokobuje wawe, uzongezwa umushahara ryari? Uzava kuyiriyo ntera ujya ku yindi ryari? Nako gasuzugura. Ukora akazi uyu munsi, amezi 2 ukaba wavuye wagiye ahandi. Ese ubona umugisha udagusiga? Musigana n'imigisha yanyu. Ukoze ahantu umuntu agora gukunza, ugize amahirwe, mujye musenga mugira igikundiro. Ugize amahirwe umuntu aragukunze, ugiye gukora ahantu umuntu aragukunze, bosi wabo cyangwa nyirabuje wawe aragukunze, agufashe neza, mu minota 3 umwijute. Kansho umugani ng'umwijuta w'ikinonko ngo bibwira ko imvura itazongera kugwa. Ukijuta, wamara kwijuta mu minota 2, atari kuyu mu bosi burabambwira iki? Wasiba ku kazi ngo arongo bosi ngo sore ngo natinze ngo narwaye, kandi urabizi ko utarwaye, ni imitwe wapanze. Mu bosi nubikora 3 kabiri ntago azaba kikwizeye, azashaka undi. Ubwo burahavuye. Sibyo kusko bimeze, ugiye ahandi. Kandi nyamara aho hantu uvuye niho hari umugisha wawe, tubyibutse, tubyibuke. Uragenda uzenguruka isi, ukuntu bizagenda kuko wamugisha ari wawe. Nugira Imana wa boss akaba ari wamugisha wawe nyine, muzongera mukupitane, yongera guha akazi. Aguhaye amahirwe, isi guha amahirwe 2 ntago igira 3. Ntibakababeshye. Murongeye murakoranye, wa mwijuto w'ikinonko urumva urongeye uragarutse. Ubonye umuntu ngo umva, nuko bikunda kugenda mu masaro menshi, ndi kuvuga mu kazi kenshi ariko ngenzi mu masaro, ngo umva ngo ngwino ndaguha 200 wakoraga wenda 5, ngo ndaguha 200 iva kwa kanaka. Niko abantu bo muri saro bameze. N'urugero ukabuturumbutse koko kubera 50 ugiye ahandi. Ahandi baraguharaye ariko barakubona nk'uko utafata, bahise bakubwira bakwirukana.
noneho urajya hehe? Urajya hehe? Kugiye kubwera muri Kigali ukirwa wandavura wandagara kubera guhemuka. Mwemukira abantu mukibagirwa kandi nyamara ntabwo Imana iba yibagiwe. Umuntu aguhaye akazi arashaka ko mukorana ugatera imbere, ariko kwingingira ubuzima bwiza bwawe, ejo uramuhemukiye ugiye handi, uba wumva udafite umuvumo. Hari abantu baroga kwangara, umuntu akakuroga kwangara ukirwa wangara muri Kigali, aho ukoze ntuhamara amezi 2 kandi ari wowe bigiramo uruhare. Mujye mwiga kwibebeza iyo mugeze mu kazi, mwishipaze. Apana kwishipaza ku bantu batabakunda mu kazi, mwishipaze mu kazi bababone ko bose mubere nka Esiteri wo muri Bibiliya. Yarishipaza atari na mwiza cyane ahinduka umwamikazi. Mwishipaze mu kazi bose abone ko ukwiriye kuba manager, abone ko ukwiriye ibintu bikomeye kubera mu mutwe. Ntugakunda ibintu byose umuntu wese aza gushutura ngo hari deal ngo yadanje ngo ifise n'ibiki ko akazi se ngo kamara iki ngo nahita nkavamo. Bagutwara igerayo bite byanga naka kandi wari ufite kaburi. Mujye mwiga gufata icyemezo mu buzima no guhagarara ku isezerano ryanyu. Niba uhaye umuntu isezerano nihagarareho. Niba ubwiye umuntu ko umukunda bigaragaze ko umukunda. Love is not enough. Ugaragaza uwo muntu ko umukunda. So kunkunda ubimbwira gusa biramarira. Mumbwiza ukuri. Ntabwo ugomba gusuzugura akazi kose ukora niyo kaba kaguhemba amafaranga makeya. Wenda aho ngaho niho hari umugisha wawe. Usenga Imana yibwira uti Imana nzamura nibone mu gishorishori, ariko Imana nawe izajya kuzamura yabonye koko se uyu muntu yagenze neza, yabaniye neza abantu yakoreye. Hari abantu rwose bafite umutima mwiza muri iki gihugu, muri isi rwose babana beza hahandi ni ukuri biteye ubwoba. Ari umwana mwiza akaguha akazi akagufata neza, akajyaze bamuzanira ibiryo ibaze gusangira na boss wawe, ariko ukamuca amazi. Bamuzanira ibiryo akaguhereza ibiryo byiwe ngo musangire. Nimumaze gusangira kabiri umurengo ukaza dusuri burya ntabirenze no kubabona ko umaze gusangira nawe kabiri umaze kubona aciriritse. Ariko mwagiye mumenya ko umugisha w'umuntu bagendana bahora bari kumwe, ariko hari umuntu usiga umugisha. Ngiye imigisha yanjye narayikoreye, narayigendaniye, narayifashije. Urumva uwo mugabo yarataye aragenda, ariko sinigeze nsiga bene mama, sinigeze nikunda. Imana iramblessingi mu mugabo unyumva. Nubwo bamwe mwese bamumva abagabo babumva ko byasabye ko mubaroga. Uburozi bw'umwana w'umuntu bugira garanti sheri. Bugira garanti bugashira rwose, umuntu ukamuroga umwaka 2 3 wa 4 bikanga, bwa burozi bukanga gufata. Ariko uburozi bwa keye y'urukundo no gukunda umuntu no kumwereka icyo ufite, umugabo akunda umugore ufite mu mutwe. Ntabwo uyu mugabo wanjye mwirirwa mubona ari kunkunda nta mu mutwe mfite. Aranduta murabizi imyaka myinshi, ariko niyo ari kunkunda nta mu mutwe mfite. Rero nujya ujya kubwira umugore mugenzi wawe ngo uriya mugore yareze umugabo, ujye ureba mu mutwe w'uwo mugore yamurogesheje ubwenge we. Namwe mujye kubaroga se ture ko bikora. Kandi kugira ngo ubone urugo rurimo umugore ufite ubwenge, uhora ureba iterambere ry'urugo rwawe. Umugabo ashaka kubakorera miliyoni 100, ariko izo miliyoni 100 ntabwo azi kuzikoresha, kandi nabo barabizi. Ntabwo azi kuzikoresha ngo azikamenye ngo iki kirajya. Birasaba ko aba afite umugore utazi gusesagura. Umugore uzi gusesagura izo miliyoni 100 zaba zishinze iminsi 3. Rero nujya ubona urugo rumeze neza, rukundanye, rufite iterambere kandi bigaragarira buri muntu wese, ujye umenya ko umugore ari gutyo. Ugereka ko kuvuga ngo uriya mugore yaroze umugabo, uriya mugore, ahubwo mubwira guhe ku bwenge bw'uburozi yahaye umugabo we, naho ureke kwirwa uvuga ngo uriya mugore yaroze umugabo. Kuki ariko mwumva ko abagabo bacu barozwe. Twese turapfukama dusenga, tuba turi ku karago.
tukabwira Imana ngo tugasengera abagabo bacu. Wowe ahura uri kuvuma umugabo wawe ngo ipfugiriye mbwa se, ngo nuko mubona agenda ngo afite ikize ngo ipfungura akabwira n'imbwa. Tekereza ko umugabo wawe uri kumutuka ngo n'imbwa, icyo kintu uri kuvuga ngo uri kuvuma gira n'imbwa, tekereza ko wabona umugisha gute? Wowe se gutari imbwa akazi ufite iki? Ufite iki? Ngo uvuga ngo shiri wawe niba ataguha iki, ngo niba ataguha iki, ngo ubwo ufite iki, ngo run. Ahubwo ni gute shiri wagomba kugutunga kugira uri. Hari ibintu abakobwa hano mwumve neza, hari ibintu abakobwa mwibeshyaho mu kuba mfite boyfriend ngo atama amafaranga ngo sinshaka gukundana nawe. Ibyo ni ubucucu. Ngo utanjyana muri salon niko mujya muvuga, ngo utanjyana muri salon, ngo utankoreshereza inzara. Ibyo ni ibintu byawe ugomba kwikorera. Yesu we, ni ibintu ugomba kwikorera wowe ubwawe azi umukobwa cyangwa umugore ufite ubwenge. Ni ukwiyitaho kwawe ku giti cyawe. Ntabwo ari ibintu umugabo agomba kuza kuko umugabo araza kwigisha kwiyitaho wowe. Ni nko kuvuga ngo singomba koga ngo ndashaka umuntu uza kunyuza. Kandi koga ni inshingano zawe. Voilà. Kwijyana muri salo, kwisukisha ibisuko, kwigurira makeup ni inshingano zawe. Wowe mugore, wowe mukobwa ni inshingano zawe hano ugomba kubyiha. Ese ubundi kukiba ubwo nuvuga ngo kwitaho byarakunaniye, ufite depression yarakurenze, ukeneye abantu bakwitaho bagufashe. Umwana w'umuhungu nibwo akigira udufaranga, nibwo agitangira kwigira. Afite iwabo, afite bashikira, afite bakuru, bafite bose arabafite. Agize Imana abonye akazi kamuha 500. Arakora. Ariko inkunkubutsi karashikiraje ati utamaye modesa, ubwo ntabwo uri sheri, ndakuretse. Wamuretse reka ishyano. Irireke. Siko musetsa. Umugabo udafite amafaranga, umugabo utamaye ibi, sinamukunda. Ariko papa banyu nta kintu babahaye, niyo mpamvu muhirwa muvuga. Ko papa wawe ntabyo yaguhaye kutamwisa imbwa. Ntabwo yagukujije, ntabwo ugeze aho ngaho ugeze. Mujye mureka ubujiji, nibyo bituma mudavana amaboko mu mufuka ngo mukore. Ngo ngiye ngo ntabwo nakundana n'umuhungu utama amafaranga. Ni mama wawe se? Ni papa wawe? Jya uvuga ngo ngiye sinakundana n'umuhungu udafite mu mutwe. Nuko ugomba kuvuga. Ngewe sinakundana n'umuhungu udafite hano mu mutwe, udafite ubwenge, utazi gushaka amafaranga. Nuko nguko umukobwa w'umunyabwenge avuga. Ntabwo ngomba kuvuga ngo ntabwo ngomba gukundana, ngo sinakundana n'umuhungu udafite amafaranga. We hagiye mba numva naza nkabakubita toka nzitasone. Ko iki se udafite amafaranga ngo yamuhe? Ngo reka ngo urukundo rurimo amafaranga ngo ruraryoha nawe nyine yashake, nawe yashake muyahuze, ubundi habe fire mube mwisi ya danje. Kuki ugomba kumva ko umugabo agomba kuguha amafaranga kugira ngo wishime, nawe yamuhe kugira. Erega n'abagabo bagira imitima, barababara, barakunda, bakeneye care. Utashye umugabo atashye gasanga wamuburiye tuvuge iPhone, yari afite agatoroshi, uzwi nubwo yakwishima. Ariko urashaka ngo ari wowe ubanza akahita yikugurira, kandi nawe arayikeneye. Nawe ni umuntu arababara, afite inyama, umutima ufite urababara, amaraso ye ni umutuku nkawe. Siko abagabo bagowe. Abantu bakirwa bahano bakangurira abagore ngo ntugakunda umugabo udafite amafaranga. Ingo ziri gusenyuka, mbori gutumura abantu mu ngo zabo, mukabavana mu ngo zabo. Kana kaje kuri social media yavuze ngo umva ngo umugabo ngo niba nta kintu akumariye ngo ukerekana ibyo umugabo yakuguriye. Dore umugabo yamaye, ese umugabo yaguha iki? Muratuma abantu basara. Abantu muratuma basara, batora amashashi ngo abagabo babo nta kintu bamaze. Niko umugabo wawe afite icyo akumariye none aha ngaha. Niyo nta mafaranga ari kugwa, ariko umugabo nta gukubita, nta gutuka. Nubwo ari nta mafaranga ari kugwa, ariko mubanye neza. Gerageza ubaze umugabo wawe, umufashe mu mutwe, umwicaze umubwire uti sheri ko byanze nta kintu uri gutekereza cyadufasha. Nawe ukazana ubwenge bwawe, nawe akazana, mukabuhuza, mugakubita ikibombe, mugakora umushinga, mugakira. Nutegereza ko umwe aguha. Urukundo n'abantu babiri, ntabwo ari umuntu umwe.
kandi urugo rurimo umugore w'ingare, kuba ingare si bibi, umugore nyine ureba kure udafite imikino udatereta, donc umugore utagira ukatagurya, umugore urwo rugo ruba rukomeye nta mikino aba afite. Njye nashatse ndi umwana nta muntu n'umwe wigeze uza ngo angire inama, na marene nawe arabizi, twahuye atari bube marene tutanavuganaga kubera situation twari turimo, narabivuze ahita mbera marene, nta kintu yambwiye, nawe arabizi. Na mama wambyaye nta kintu yambwiye ngo urabona ngo urugo ngo bigende, oya urugo ni Imana urwubaka, ariko biteye no mu mutwe yawe. Iyo nshaka rero, iyo nza gushaka urugero nabaha, murabyibuka ukuntu navuze ko nakoze ubukwe, uburyo nakoze ubukwe. Umugabo wanjye yararwaye ari Kampala, amaguru yaravunitse, yavuye hano bamubwira ngo bazamuca amaguru, agenda agiye kwivuza. Amagambo ya bene data bakundwa bamereye nabi, ngiye nko kuzapfa. Barafashe irembo, maze nk'imyaka ingahe bamfatiye irembo, bavuga ati yewe yaragomeye yaramutaye. Ndicara ndamubaza harya kugira ngo ubwo dukore ubukwe ngo birasaba iki? Ngo birasaba ngo ikanzu ngo nambiki ngo no gutumira ngo amamiliyoni. Ni oya, nta kuntu se badusengera bazi. Nuko namubwiye nari mfite imyaka ingahe, mfite 27 uyu munsi, nari mfite imyaka ingahe yibare. Naravuze buzi harakenewe ikanzu, hakenewe impeta na costume yawe na gato wenda keke, abantu baje na fanta n'ibyo kurya. Ikanzu ngiye kudodesha ibisanzwe, ndaje naramusanze n'impeta n'amakositime byose ninjye wabitwaye mu rubukwe. Ndara mu kazu karaho ngaho gatoya ahantu yabaga, bari bamucumbikiye ahantu yabaga, ndara aho ngaho ndi umugeni. Amafoto ndaza kuyabereka, ndaza kuyacishaho gatoya muyarebe. Ndaza kubereka amafoto ngiye ndi umukobwa, je ntago nkize vuba, we nimukajya mureba umuntu aje kuri social media mugiye ngo akize vuba. Je ntago nkize vuba, je nakize ndi umwana nakize ndi umukobwa. Kandi niba mubyibuka neza bwa mbere mutubona kwa Sabe, ntago twaje dusaba, twaje tuje kuvuga story yacu. Ntago mwatubonye nsa nabi, ntago mwiwe mubona nsa nabi, kuko nzi ko ngewe mfite ubwenge. Niba mfite ubwenge umugabo wanjye nawe akaba afite ubwenge, ubwo niki kibi tunarire kubaho? Uricara n'umugabo wawe n'umugore wawe mugapanga imishinga, mukavuga ati okay, iki nicyo kibanza reka dukore iki nicyo kibanza reka dukore, reka duhindure inzu, reka duhindure salo, reka imodoka tuyindire, ngo ariko wapi oya dukeneye iki kintu, dukeneye kuvugurura. Nibyo nuko umugore w'umunyabwenge akora. Ubusungu bunarebe kugura iPhone 16, ntago mbuze amafaranga yo kugura iPhone 16, ariko mu bintu mfite by'ingenzi nkeneye ntago irimo, ntago ariyo yihutirwa. Sibyo? Ariko hari abakobwa rwose bahise bagura 16 kubera ko bashaka kwemeza abantu ko bari kugendana n'ibigezweho. Mujye namwe mwira muvuga ati hano rwose ndakabije. Uri umugore mwiza, wambara superi, wambara bazi, buri cyumweru urahindura. Umugabo wawe nta n'imyenda ibiri afite, urumva nta kibazo ufite. Ngo ni umugabo, ngo reka ubu urumva nta kibazo ufite. Niba uzi ko uri umukobwa ubayeho kubera amafaranga y'umuhungu agutunze, do umeze utyo nta kintu uzageraho. Buri gihe uvugana na sheri wawe akubwiye ngo sheri, ngo umva sheri, ngo uko nyine kujya muri salo akakubaza ngo nangahe, ngo ni 50, umwana w'abandi akayohereza. Nubwo mushaka kugira impuhwe. Ntabwo mvuze ngo abagabo nimuha abagore banyamafaranga cyangwa abasore nimuha abakobwa banyamafaranga, ariko si itegeko. Nta nubwo ari inshingano zanyu kubaha amafaranga abasore ngo muha abakobwa. Ntabwo muri abana. Umuntu muzima ufite ubwenge aribwiriza, akavuga ati nkundana n'umukobwa tumaranye nk'ukwezi, reka ngire ikintu mukorera. Kubikora kwiwe n'urukundo bikoranye, ntago ari itegeko ryawe, ntabwo ari inshingano ze zo kubigukorera. Uri kubyumva? Ugomba kuba usa neza wowe wabyikoreye, nibwo wumva kuri na boss rege ku giti cyawe by the way, ukumva kurenze.
niba ushobora kuba muri Kigali wigurira amavuta kandi ahenze, wijyana muri salo, wikoreshereza inzara, wisohokana wa mukobwa we do, uri boss lady, uri boss lady pe. Naho abahungu abakobwa babashuka musinakundana n'umukobwa, wasanga ahubwo ari uyamuha akaza. Hari abakobwa bameze gutya, akaza kukubwira ibintu adashobora gukorera umuhungu kandi n'ibyo akora akabicurika, akubwira ati ngiye urabizi uriya muhungu uri ntabwo ushaka kumwiteza, kandi niwe umwandikira, niwe umutesha umutwe, uriya muhungu rwose amereye nabi kandi niwe umumereye nabi, akajya akora opposite. Uriya muhungu ngewe sinakundana n'umuhungu utaba amafaranga, reka uriya si type yanjye. Ni wowe uyamwoherereza atagusabye, umwandikira message, waramusariye, ahubwo kugira ngo abantu batabimenya uza wigize nk'aho ari wowe ugukeneye. Abakobwa bameze gutyo baba ugura urukundo gute? Iyo uguze urukundo murabana pe, akabana kubera ko waruguze nawe akeneye ayo mafaranga. Ntabwo ndi kuvugira abahungu pe, hari abahungu binjije hano hanze basaze, nta kandi kazi bagira, ntago bazi gushaka amafaranga, nta n'ikintu bazigera bakora. Akazi kabo no kubyuka akajya muri gym, no kubyuka akajya gupfubura, nuko ngo umukobwa mwiza bakundanye amwaka amafaranga, akahita amwatingiza ikibazo ku kazi bimeze gutya. Ubeshya akazi kuva ku myaka 5 yawe, ubeshya akazi koga mukundanye mutandukanye mukuyeho byiburi 200 cyangwa 100. Wigize umutekamutwe mu bakobwa, ubwiza bwawe buragushuka. Abahungu barahari nabo, ngiye sinjyana nabavuga izo ni ingegera, ntabwo ushaka kubita imbwa ko ni ingegera, nta mugabo ngiye nitembwa, izo ziba ari ingegera. Murumva? Nimukagere rero mushamadukira ngo umuntu aze kuri social media. Buriya hari ikintu abantu baba social media, abantu ikintu tutazi, tugira abantu badukunda babafana n'abantu batwireferaho, tukabarora modo nk'abandiro modo w'abandi bantu. Noneho ikintu mvuze umuntu akagira ngo nicyo agomba kugenderaho, akavuga ati ubwo nawe yavuze gutya ngiye gukora gutya. Noneho reka mbabwire nk'aba ndaje ndavuze numva abantu mufite abagabo bataba amafaranga rwose mwaragowe. Nanyumva kumva afite umugabo utamuha amafaranga, aravuga ati ariko uziko ko nagendesheje uyu mugabo muretse, uziko nagera ku bintu byinshi, kandi rero modo wanjye kabisa yabivuze. Uri kuroga abantu, uri kwica abantu. Ntabwo umugisha wanjye n'uwawe bingana, ntabwo bihura, ntabwo bizaba kimwe. Ahubwo ko menya ko umugisha ugomba kuwukorera. Nubwo umugisha w'umuntu buri gihe baragendana, niko mbyemera. Nta muntu waremewe kubaho nabi, ahubwo amahitamo aba ari ayawe. Kubaho neza cyangwa kubaho nabi niwe ugomba kubihitamo, kandi bitewe nawe ubwawe kugise ubumuntu bwawe no mu mutwe hawe. Umuntu mvuga no kubana neza n'abantu. Niba umuntu akugiriye neza ukamutura neza, ntagomba kumubanira nabi kandi yakugiriye neza. Icyo gihe uri guhunga umugisha wawe, nabivuze. So rero iyi ni part 1, muraza kunyandikira muri comment mumbwire niba nkomeza part 2 cyangwa mbyihorere, nta kibazo. Ariko icyo ngiye kubabwira turangirijeho, umukobwa wumva ko udashobora gukundana n'umuhungu utaguha amafaranga, ntabwo uri umukobwa, ahubwo uri igikuzi. Ko nabyita. Jewe kuri level ndiho sinshaka gukundana n'umukobwa udafite amafaranga. Jewe kuri level ndiho sinshaka gukundana n'umuhungu udafite amafaranga. Kungu utama amafaranga kujya muri salo iki. We urimo, izo ni inshingano zawe zo kwiyitaho. Wowe ubwawe ni ibintu ugomba kwikorera, nta muntu ugomba kubigukorera. Kutarabyuka se ngo uhamagara umuhungu ngo inunyoze, urabizi ko ari inshingano zawe kubyuka ukajya muri dushe ukiborosa, ukambara ikariso, ukambara umwenda, ugaputeraho parufe. Ibyo bintu wikorera ni inshingano zawe, niwe ugomba kubyikora. Nyine ni ibintu byawe ugomba kwikorera, kutaramagara umuntu ngo abigukorere. Uzi impamvu? Nuko uzi ko ari wowe ugomba kubyikorera. Rero nkuko uzi ko ibyo bintu ugomba kubyikora, nuko ugomba kumenya ko n'umusatsi, inzara n'ibindi bintu ugomba kubyikora. Ubonye ugufasha sava akabikwemerera nta kibazo akabiguha, ariko ntukajijajinga abantu ngo nuko ngo bataguhaye amafaranga, umugabo utama amafaranga ngo ubwo n'imbwa ukirwa uvuma. Umugore mu rugo biri gutuka umugabo wa mbwa akazi we, ikimwara muhora mushwana mushondana.
ikigabo gifite amafaranga kigatuma usenya urugo rwawe kandi ntagukunda, araguha amafaranga muryamane ejo birangire. Hari abagore babaha udusora amafaranga kugira ngo babarongore, kugira ngo ayo mafaranga akaba ari nk'ikiguzi kugira ngo urongorwe. Ayo mafaranga wahaye umugabo wawe, cyangwa abagabo banyu baba bafite amafaranga menshi noneho yarabarenze, murengwe waraje, murengwe ubundi iyo umaze kuza ukora ibintu utakoraga, murengwe waraje warangiza ukumva ko ayo mafaranga ugomba kujya kuyaha n'abandi bagabo. Umugabo wanjye ntazi kurongora, umugabo wanjye wapi, ugiye gushaka utwana tugupfura. Ayo mafaranga rero mufite kuko mutazi kurongora, mujye kwa muganga, mujye kwa muganga babavure, barabivura, ushaka umuti wa mugore we umere neza n'umugabo amere neza, ubundi ibintu bigende neza, ibintu byose ni mu mutwe. Muve mu rugo mujye ahandi hantu, mujye kubikora. Niba mu rugo byanze ujye ahandi hantu, urugo nuko barwubaka, urahindura. Mujye Dubai kwa ko mufite n'amafaranga, mujye ahandi hantu heza, mwenjoyinga ubuzima, biragenda biza. Ufata amafaranga ngo ugiye kuyajya, uba winjije ikibi mu rugo rwawe. Iyi ni part 1. Part 2 murambwira niba ngomba kuyikora. So mwakoze rero cyane. Icyo nababwiraga ni ukwimenya, ukamenya icyo ushaka mu buzima. Nkanababwira n'abantu ko ikintu cyose mu mutwe wawe wumva wakora kiragufasha, niyo cyaba kitagiye kuguha amafaranga ako kanya, ariko kiba kizagufasha imbere, kubera ko nta muntu wavutse ari umukire, nta n'umuntu upfa ari umukene cyangwa umukire. Ibintu byose muri iyi si ni ukubikorera, kandi mukwibuka ko umuntu abaho rimwe, kandi ujye wishimira ibyiza bya mugenzi wawe wagezeyo, kuko bizatuma umugisha wawe ukura. Sibyo? Ndabakunda, ntabwo nje kubirarira ko nzi ubuzima, ntabwo nje kubabwira ko ngewe ndenze. Muri iyi si duhora twiga, sibyo? Be smart, nk'umukobwa w'umusirimu ujye wumva ko ibyo bintu byose ubyikorera, wireba uvuga uti se muri iyi si ko mbayeho ni nuwe muntu ntumabaho. Hari abantu babayeho kubera twe kwako tubishyura. Urugero rwa mbere, umuntu ukurerera umwana mu rugo abayeho akabeshaho n'umuryango we, amafaranga ayabayemo akabanamo n'umuryango we, agafasha umuryango we. Wose umuntu wa mbere utumye ko abaho, noneho ireba abantu bose utuma babaho. Uwo ni imigisha. So murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Bye bye. Naho part 2. Abo n'abarinzi barinda bo nahumye amaso ubwira ari ibyo ubutunzi n'ubwibone mbateza abashaka